ndumva umwuka mpamiriza ko turi hafi yo gutaha, kuko muri iyi si iwacu tubirimo turi abagenzi. Ndumva kandi mpamiriza ko turi hafi yo gutaha, kuko mu mahanga iwacu duhari turabimukira. Ndumva umwuka mpamiriza ko turi hafi yo gutaha, kuko muri iyi si iwacu tuyirimo turi abagenzi. Ndumva kandi mpamiriza ko turi hafi yo gutaha, kuko mu mahanga iwacu duhari turabimukira. Gira umwete wihana ibyaha, tuzibanire muri ubwo bwami, kugira ngo izina ryawe ritazibagirana. Gira umwete wihana ibyaha, tuzibanire muri buriya bwami, kuko Mwami Yesu nta mwenda azagusigaramo. Ndabasuje mwese abateze amatwi ubutumwa bw'uyu munsi, n'abandi bazabwumva mu minsi iri imbere. Gira umwete wihana ibyaha, hanyuma tuzibanire muri ubu bwami ubu Imana yacu yaduteguriye tukiri mu isi. Hari abagiye kugirirwa ubuntu bwo kubamo, ariko haraca uwejejwe, haraca uwambaye wikwije imyambaro y'ijuru, haraca uwera koko, haraca ukwiriye koko kuba muri ubu bwami. Ikindi kandi uretse n'ubu bwami bwo mu isi, hari n'ubwami buri bukurikireho nabwo, kuko ubwo nibwo tugomba kuzabamo ubuziraherezo. Ni ubwami bubiri mu by'ukuri turimo kwitegura ubwami bubiri. Nzanywe no kukubwira ko hari ubwami bubiri, umunyarwanda, umurundi, umunyekongo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda dutegereje. Ariko muri rusange ubwami bumwe nibwo buri wese ahora yiteguye kujyamo. Ubwo ni ubwami bwa Kristo Yesu, igihe azaza gutwara umugeni we. Ubwo ni ubwa rusange, ubwo ni ubw'uwizera wese agomba guhora yiteguye ko igihe icyo ari cyo cyose impanda ye yavuga. Ni ukuvuga ko yatwarwa, yajyanwa, yakurwa muri iyi si. Ibyo ntago benshi barimo kubitekereza, keretse niba ufite isezerano. Keretse niba ufite isezerano ryo kuba ukiri muri iyi si hari icyo urimo kuyikoramo. Ariko reka nkubwire, ni ukuri yewe wowe urimo kumva kandi mbwirijwe n'umwuka w'Imana, niba uri muri iyi si urimo guteza ibibazo, aha ndavuga ibintu bibiri, ndavuga ku bantu babiri. Niba warasogongeye, niba waramenye Yesu Kristo, niba wabuzi nibura n'umurongo wa Bibiliya hariya Yohana 3:16, ko Imana yakunze abari mu isi cyane igatanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Niba n'uwo murongo waba uwuzi, ariko muri iki gihe ukaba ugenda mu buryo budatunganye, nawe uzi neza
ni ukuri reka ngukurire inzira ku murimo. Urarutwa kure cyane n'utazi iyo biva n'iyo bijya. Urarutwa kure cyane n'urimo kunuka muri aka kanya. Urarutwa kure cyane n'utazi ko Yesu yabayeho cyangwa urimo kumutuka aka kanya atari yavirwa n'umucyo n'akangano rwawe. Arakuruta kure kuko akanya n'akanya mu kanya nk'ako guhunza ubuntu yitabugirirwa ako kanya kihana. Haleluya. Hanyuma agahita yiyambura buri kimwe cyose. Benshi kandi ndakubwiza ukuri, ndavuga ngo benshi bagiye kwinjira batazi niyo biva niyo bijya, batari bakizwa pe. Abo ngabo barahita bahindurwa, abo ngabo barahita bakizwa nk'inzu ihiye, abo ngabo abasirikare rero bagiye kuzenguruka isi. Ni abatarigeze bakerensa amaraso y'umwana w'intama w'Imana, abagiye gutumwa mu mahanga yose. Tugiye gutangara, abanyuma bagiye kuba abambere, abambere baba abanyuma. Ndakubwiza ukuri ngo mu bambere twitonde we, twitonde abambere, mwitonde kuko nyine Imana irashaka abatayimenyera. None sari wowe igiye guhagakiza abasazi, igihe guhagakiza abahita bakizwa nibagira ikintu na kimwe cy'Imana basuzugura, nibagira ikintu na kimwe cy'Imana bakerenza, bagakizwa bakijijwe, bagahita batumwa, bagahita buzura umwuka we, bagahita bamenya ijambo, bagahita baka umuriro. Ubu byose nibo ahanini bagiye kubuzana. Icyo nkubwira ucyumve kandi ukiteho. Nguki abarimo gutukana ubu ngubu buretse abarimo gupinga ubu ngubu yaba abari busigare nibo bagiye gutwika. Yes, uko nkubwiye ni ukuri. Ariko benshi bagiye no kurimbuka. Ni iki ndakikubwira nshize amanga. Ni abamenye Imana bakaba bagenda uko bidakwiriye. Ni abamenye Imana bakaba bakifite kamere zishinyitse, barimo gukora ibyaha, barimo kwica, barimo gusambana, barimo gusebanya, barimo gutukana, barimo gusuzugura, barimo ishyari. Abo ngabo bamenyereye, abo ngabo bafite impano zitagira akabuto na mba. Abo yewe n'abo Imana iri bugirire ubuntu bake, isoni zigiye kubabumba. Ako niko mbanje kugira ngo ngere kuri topic y'uyu munsi, kugira ngo ibintu abantu bave mu rujijo. Nicyo kinzanye muri aka kanya, mu kazi kenshi mfite, nicyo kinzanye muri aka kanya, kugira ngo abantu bave mu rujijo, mu kintu cyasakaye Satani yakwije. Nk'uko akunze kubanziriza umugambi w'Imana, yakwije hose ngo ampireho Abatutsi, ngo Abatutsi bagiye gutegeka akarere, ngo bongere baheke Abahutu mu ngobyi, ngo bongere ngo Abahutu bongere babaheke mu ngobyi, ngo ampireho Abatutsi, ngo irimo Museveni na Kagame sinzi n'abandi barimo, ngo baba norotike. Ariko Mana, ariko kudayishurirwa, aho guhishurirwa kutari. Ariko Yesu ndagushimira ko unyapudetinga, ko uragahura unyapudetinga, kuko mbaho ntacyo nikopa, kuko mbanzi ibijya mbere n'ibyo mpagazemo, basubiza amaso inyuma ibyo mvuyemo. Bwiki nta mpira y'Abatutsi hari, nta nizabaho. Ibi ndabikubwiye uraza ubirebesha amaso. Nta mpira y'Abatutsi izigera ibaho, ntayihari. Ahangaha byakuye umutima Abahutu cyane. Yemwe niba mwarihanye ibindi byaha, mukaba mufite icyaha cyitwa ubwoba bwabamaze ko ngo hagiye kubaho ngo mpira y'Abatutsi, ngo Kongo Rwanda, Burundi Kongo Rwanda. Ntabwo ari ibyo bigiye kuhaba, hagiye kubera ibindi. Ntabwo ari mpira y'Abatutsi. Umva, ndabarahiye, niba mubona hari mpira y'Abatutsi baye,
muzandeka. Rero nje kuvana abantu mu rujijo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubu ni igihe cyo kuva mu rujijo. Nyamuneka bakundwa, iki ni igihe cyo kuva mu rujijo. Umuntu yavuye mu rujijo asigara ntacyo yikopa, asigara ahagaze neza muri Yesu Kristo, umwuka wera asukuma gusa. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo. Haleluya. Turasoma Yesaya 55, turahera ku murongo wa 6 tugeze ku murongo wa 9. Nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha ntareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Imana ishyizeho na pe. Umva umunani uhasurinye ngo erega ibyo nibwira si byo mwibwira. Yemwe abibwira ngo mbire himatutsi, ntayo, nta tutsi hari, nta tutsi habe n'akadomo. Ibyo mwibwira si byo nibwira, inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Umva rero ngo nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu. N'ibyo mwibwira, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Yemwe mwakagira Imana yo. Umva ibintu Imana igiye gukora mu biyaga bigari, nta muntu wigeze abitekereza, ntabwo byigeze bigera mu matwi y'umuntu, ntabwo amaso y'umuntu yigeze abireba, umutima w'umuntu ntiwigeze ubitekereza. Niyo mpamvu buri wese aspekira, niyo mpamvu buri wese yumva ngo sinzi ibyarimo, niyo mpamvu buri wese yihimbira gusa kugira ngo abantu bimahoronize, kuko birarenze, biraturenze. Ibiyaga bigari, ijambo byavuzweho. Dore hariya hakurikira umurongo wa 10 haravuga ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Haravuga ku ijambo ry'Imana ngo nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo. Wakumvisa ko? Ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto, bugatoshya n'ingundu, bugaha umubibyi imbuto, n'ushaka kurya bukamuha umutsima. Umva rero, niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera. Ijambo niryo nshaka ko Imana iguhishurira. Ijambo ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka. Ni Imana ivuga ngo ijambo yatumye ntabwo rizagaruka ubusa, rizasohoza ibyo ishaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Mwakira ijambo ry'Imana. Ijambo ryari mu isi rikaremwa n'umuntu. Ijambo ribeshejeho byose. Ngo ntabwo iyo yaritumye rigaruka ubusa. Ariko tega amatwi wumve, wowe utari mu nkuru z'isi, wowe utirirwa usakuma ibikwanduza. Tega amatwi wumve, wowe ushaka Yesu Kristo. Tega amatwi wumve, wowe wifitiye isezerano ubunzeho, ukaririndisha ijambo. Haleluya. Irata tega amatwi, irata nkwibwirire. Ijambo yavuze rigomba gusohora. Ku neza cyangwa ku nabi. Wabyumvise? Dore iryo yavuze ku biyaga bigari niryo ririmo kubizunguza. Dore iryo yamvuzeho niryo rituma ameze ntya, ariko akamfasha nkarinda.
gusohoza icyo ngicyo yaritumye. Ariko benshi ngo banze umusaraba, basiribanza amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Benshi bananiwe, benshi barambiwe, benshi bavangavanze, ipu kamere yavanze, noneho bazina amayeri y'ubucakura. Kamere, imirimo ya kamere yabo bayihinduye imbuto z'umwuka. Reko mana, Shitani uri umugome, Shitani ugiye kurimbura abantu Imana yaremye. Wa mugani wa Rose Muhando ulibadanganya Adamu na Eva kwa ujanja wako. Dunia nzima imeharibika kwa ujanja wako Satani, mfalme wa kuzimu. Abasore urabarangije, abagabo urabanitse, ubujuje ikimwaro batazabasha kujera kubera ubwigomeke, rebellion, kwanga kwihana, kwanga kumera neza, kwanga kuvidura ibya Satani ngo Imana yinjire yose. None reka birababaje cyakora. Birababaza, ariko ntabwo bishobora kubura umuntu kwa avance, kuko uhamye muri ibyo nawe wasigara. Niyo mpamvu nibagirwe biri inyuma ngasingira ibiri imbere, aho ntunganirizwa rwose kugira ngo nsingire biriya nyine. Ariko kubera siki ibyifuzo byawe mbabarira ube bishyize ku ruhande, irebemo ndani wowe. Nta muntu ushobora kwibeshya, buri wese azi uko ameze. Yewe nzi uko ameze, ntabwo uzi uko umeze. Ariko Imana ireba byenzura ngo iki irera nyine, imenya byose. Niyo mpamvu udashobora kuyishuka, niyo mpamvu udashobora kuyibeshya, niyo mpamvu udashobora kuyibwira ngo kandi wowe winjije B. Ntabwo bishoboka. Iyoyo wirinde, iyoyo rwose irakuzi wowe yapaye amasezerano, wowe ikunda cyane, ikagutumaho inshuro zirenga, inshuro zitabarika, kubw'urukundo rwayo, kubw'ibyo yakuvuzeho, kubw'ibyo yagusezeranije, benshi, abo benshi nibatitonda isoni zirababumba, ndetse bamwe muri bo bashobora no kurimbuka. Ndi mu mavuta y'ubuhanuzi yuzuye cyane, yasendereye, kandi ni igihe cyane. Ndavugana nawe rero, wowe ndavugana nawe ufite umugisha w'inkubwe ebyiri. Dore uwa mbere ni ubugingo buhoraho, ni uwo kumva impanda, haleluya. Umugisha wa kabiri ni uw'inaha, ni uwo kurya ibyiza byo mu gihugu. Inaha hasi muri iyi si, hariya mu biyaga bigari iwanyu, Rwanda Burundi, Kongo Rwanda Burundi. Uwo ni umugisha wo muri iyi si. Iyo ni ibiri. Iyi migisha ibiri rero ifitwe nande? Bazimana niba uyifite, ngaho wowe icyaro banza utuzi, ubaze Imana niba umugisha wa mbere ufite ari wo bugingo buhoraho. Ubaze Imana niba koko uwa kabiri nawe ufite wo kujya kurya biriya byiza byo mu gihugu, aho ijuru rigiye kumanukira, ijuru rigiye kumanukira mu biyaga bigari, ijuru rigiye kumanuka. Imana ibane n'abantu bayo, Yesu agenda, Umwuka Wera akora imirimo, Umwuka Wera avomora ubutaka, Umwuka Wera avomora buri kimwe cyose, Umwuka Wera akore tumureba ibyo atigeze akora kuva isi yaremwa. Nazanywe rero no kugira ngo mbwire buri wese wari uhangayikishijwe nuko ngo hagiye kubaho mpire himatutsi. Nta mpire himatutsi iriho, nta yabayeho, nta nizongera kubaho, nta nizabaho. Sori, ahubwo ubwami bwa Kristo bwahageze. Umwuka aragusaba kwitegura ahubwo ubwami bwa Kristo.
bwahageze, buzababwamo n'indobanure, buzababwamo n'abantu b'ubwoko bubiri. Ubwoko bumwe ni ubufite amasezerano, bwayarinze, bugiye kwambuka bukarya ibyiza byo mu gihugu, burimo gukorera Kristo Yesu mu bubyutse bw'umuriro. Ubwoko bwa kabiri ni abatari bakizwa rwose. Ashwi, abatari bakizwa ari nabo bazarusha abari bakijijwe batwebwe, ari nabo bazaturusha kwaka cyane. Azinjiza Yesu muri we umunota umwe ku wundi munota, ahanure, yerekwe, yuzura ijambo, ahita turumbuka. Abageze Dar es Salaam, abageze Zambia, abageze Kilimanjaro, abageze Malawi. Kuko azahitaho agaciro ubuntu agiriwe, imbabazi agiriwe, agakiza, azahita yubaha agakiza kurusha wowe ugakerensa sha. Yes, rero nk'uko ijambo ry'Imana ryatumwe rigomba gusohora, hari ibanga rikomeye nibwiriwe, rikomeye, rirantangaza. Ntabwo abantu babizi Imana igiye gukora ibintu, mon Dieu, ndaribwa. Ndavuga Mana, ndeka mbivuge iti hoya, ndumva ndaribwa, n'ubu ndaribwa, ariko reka umva, ndamutse mbivuze no kunkoraho byankoraho, ni ukuri pe. Niyo mpamvu n'Imana irimo gukomakoma iti hafi, utazanabirota. Nanjye mbisobanukiwe nta minsi ishize, bifite n'amareferanse menshi. Ndamutse mvuze na referanse imwe, abo turi kumwe bamenye ibyo ari byo. Ariko reka nkomeze ndibwaribwe, kuribwaribwa bizashira. Ibimenyerewe, abantu bamenyerewe kuvuga ngo ububyutse, ngo bizagenda bite, ngo ubwami rwose, ngo ubwami ni ukuri. Abarundi bo ubu mfite abami 11, abarundi 11, umwe baherutse no gutanga plan d'action. Yes, undi arahari, abandi bari za Mpimba, abandi bari za Ghana, Benin, abandi bari za Amerika. Bose ngo ni abami, bose 11 ngo ni abami. Mwumva ukuntu ibiyaga bigari biriho ikibazo. Ni ukuri Satani abifiteho ikibazo ku buryo yaturubuye abantu, ariko Yesu abifitiye igisubizo kizabifunga byose. Mu Rwanda ho maze kugira batatu. Nekada FPR ntigire nekada, iramenye ntipfe kuziza abantu busa, ntiziza abantu busa rwose, ntikeke, ntigire gute, iramenye. Iramenye. Barundi bamenyereye ibyo, abo bami bambara ibigofero, baravuga, baraturubuye, bagatanga production za kuzimu, bakatasimbizi, bakavuga amagambo, bakatongana, kandi bakanatongana rwose, bakanacyurirana, bakanatongana, ngo bapfa ngo kwemerwa. Koko Mana, none se Imana yakwemeje ninde wasubizayo disi? No, ariko koko abantu pe umwanzi abatware, koko umwanzi aratwara, akiba, akica, akanarimbura, agatwara ubwenge bw'abantu, agatwara imitekerereze, agatwara no.
nta mpire himatutsi, nta mpire himahutu, oya nta mpire hima nitutsi, hanyuma iby'abahutu ntabwo nzi ko babyita. Oya ntabyo. Umva rwose abo byari byarateje ubwoba ngo abatutsi baragarutse rwose muryabe musinzire ahubwo mwikirizwe. Ntayo. Ubwami bugiye kujyaho n'ubwa Yesu Kristo, ntabwo ari ubw'abatutsi we. Hayiwe, ubwami bugiye kujyaho n'ubwa Yesu Kristo, ntabwo ari ubw'abahutu nyamuneka have. Ubwami bugiye kujyaho, hayiwe, Imana yabugambiriye kuva isi itararemwa. Niyo mpamvu benshi bagiye kubuzira. Yes, buriho ikibazo, ariko hariho n'ibyabwo bigihishe. Ndaribwa yewe siko ndimo kuribwa koko. Yo Yesu we, ndimo kuribwa ariko mwami ujye ubihisha ubimpe igihe cyo kubivuga. Yago ndabihisha ariko ndumva umwuka mpamiriza ko turi hafi yo gutaha, kuko mu mahanga si iwacu duhari turabimukira. Ni igihe cyo kugira ngo buri wese asubire iwabo ku gakondo. Ndumva umwuka mpamiriza ko turi hafi yo gutaha, kuko muri iyi si iwacu tuyirimo turabagenzi. Kuko mu mahanga si iwacu duhari turabimukira, kuko muri iyi si iwacu tuyirimo turabagenzi. Gira umwete wihana ibyaha, tuzibanire muri ubwo bwami, kugira ngo izina ryawe ritazibagirana. Yesu azaguhira indi zina rishya ngo ritazwi n'umuntu uwo ari we wese uretse urihabwa. Zahita ampereza. Yesu akujyane gakondo disi wemye, urimo gusogongera ka paradizo gato, urimo gusogongera ubwami bwa Kristo. Kristo arimo kuyobora, Kristo ari uhawe igihugu. Haleluya. Nguki iwe ndaribwa we, ayiwe ndaribwa. Nguki iwe mwambabariye mukamera neza we, nimumere neza. Ayiwe nanjye ndi integuza, mwambabariye koko mukamera neza. Yemwe abo ndimo kubwira abakijijwe benshi ngo bagiye kugosorwa. Ayiwe Imana yamanuye intara yo kugosora. Kugosora. Kugosora ariko umva, kugosora kwa kundi bagosora ishaka rigasigara, ukaba amasaka ukaba wayabara 1 2 3 inkumbi zose pya. Iwacu twari dufite utuyungirizo tubiri. Ako mwuka wera ni igitangaza koko. Noneho akayungirizo kamwe, iyo twabaga twihuta bwije wenda hari abagomba gusekura abandi bagomba kuyungurura, niko twakoreshaga kugira ngo kayungurure vuba kazane ifu itari nziza toro, imfu nyinshi duhita dusonga duhita turya. Hakaba hari n'akandi rero karimo utudomo duke ariko katangaga ifu we, ubugari ifu, ubugari bw'iyo fu mana we bwari nyine ubugari bye. Umva rero ko nabwiwe benshi bagiye guhoroba rwose.
ibiheri bagiye kuba ubwo bugari ubwo abandi bake babe ako gafu. Ariko reka nkubwire, uzi gukorera Imana umwaka umwe, 2, 3, 4, 10, 20, 30, ukarimbuka, ukabura amasezerano ari ngaya kandi warayahawe kubera ishyari. Kubera ishyari gusa, kubera gushaka kumera nk'abandi, gushaka kujya hejuru y'abandi, gushaka gutegeka abandi, gushaka kumenya byose. Ubu uri Imana? No. Ninde se wamenya byose? Ninde se? Uwabigerageje ntabwo muzi ko abakuzimu koko? Benshi bagiye kubuzwa gusingira amasezerano no kutemera imyanya Imana yabashyizemo ngo bayubahe. Ndashimira Kristo Yesu watekereje agasanga ndiwe kwizerwa, akangabira umurimo we muhagazemo. Ni nkaho ndi muri kore, nta bindi by'abandi nshaka, nta bindi by'uwundi nshaka. Ni jyewe wabihawe, ni jyewe wahawe umuhamagaro, nta wundi muhamagaro w'uwundi nshaka, nta bindi by'abandi nifuza, nta rari ry'iby'abandi mfite. Ndanyuzwe n'ibyo Yesu yampaye. Aherutse no kumbwira ati nabiguhaye nzi kuzabishobora. Uragahora umbwira gutyo? Ndabizi isi tararemwa nenda kugambiriyeho ibi ngibi. Nabiguhaye nzi kuzabishobora, niyo mpamvu nakunyujije mu byo wanyuzemo byose. Uragahora umbwira utyo, nyaguhora ku ngoma, nyaguhora umbwira ibyo. We ndakwishimiye kandi haleluya. Ngo ngwiki ariko bantu banyarwanda, banyarwandakazi, banyekongokazi, niremeye umuntu mu ishusho yanjye, muha ubwenge bwose bwo gutegeka isi. Hayiwe none arananiye, niki ntamukoreye? Yewe wajuruwe nawe wasiwe, namwe ibyaremwe byose ndetse n'ibiri mu nyanja. Yewe mwa misozi mwe n'ibibaya byose, mutega amatwi mwumve kuburana kwanjye. Uwo ni Uwiteka, agahinda kageze kure. Niremeye umuntu mu ishusho yanjye, mu ubwenge bwose bwo gutegeka isi. Hayiwe none arananiye, niki ntamukoreye? Ariko Imana kwifite agahinda koko. Natanze ubugingo mu rubyaro rwanjye, ngira ngo umwana w'umuntu yazangarukira. Komana muha umwuka wera ngo amenye ubwiru bwanjye, none anteye umugongo, niki ntamukoreye? Niremeye umuntu mu ishusho yanjye, mu ubwenge bwose bwo gutegeka isi. Hayiwe none arananiye, niki ntamukoreye? None arananiye, niki ntamukoreye? None arananiye, niki utamukoreye? Mama niki? Ubu navuga ngo niki utankoreye koko? Niki utankoreye koko? Icyo utankoreye niki? Ibyo nanyuzemo byose ko ari wowe wamfashije, ntabwo nari kubishobora, ibishoboka. None natangiye gusogongera ku duhembo kidogo. Ariko man, yego nzakomeze nkwizere we. Ukantera akantu, wongeza amakandi, ukongera n'akandi, uti ni igihe cyawe. Haleluya, haleluya. Yuzuza umunezero. Yego di, kishimwe birandenga. Nambare kamba we, ruri nyambika nkiri mu isi we, numva uko mbaye. Wabanje kumpemba. Ego man, mwami man,
ubu se nabura gute impamvu yo kugushima? Impamvu mfite impamvu yo kugushima, numva nuzuye amashimwe. Wa mana wa simbizi sangwa mbizi nukuri Uwiteka yakoze umurimo, yatembesheje amazi mu butayu, ibintu byose yabibomaguye. Haleluya! Bamora ibidashyitse byose bigiye kuvaho, maze ibishyitse bihabwa agaciro. Ari kuri Imana. Ubu ngubu hari ikintu Satani yateje mu bakristo. Inkuru yavumbuye inkuru zo kugira ngo abantu barangariremo. Noneho aho ibyo tugiye kwinjiramo bisange abantu barangaye. Sizi ibintu barangariyemo. Ndakubwiza ukuri ngo aka ni agahuge. Inkuru ariko umwanzi nawe niko asukuma kugira ngo mbabarira wowe urimo kumva aya magambo, wowe usubiza agatima impembero disi, wongere wikundeho, wongere uvane ibiri mu mutima wawe bibi bituma Yesu atuzuramo neza ngo azimagize. Haleluya! vanamo. Haleluya! Ugira ububyutse ariko kira ububyutse mera neza. Nta mpira himatutsi hari, ntayo nta niyahutu ihari, nta niyatwa, ntayo nta niya basindi n'abacyaba, ntayuzi. Ampira igiye kujyaho niyo umwami w'abami Kristo Yesu, niwe ugiye kwicara ku ngoma. Nta tunyanga keneye, nta dutikwa shaka, twose arabanza vaneho. Niko bimeze. Nagira ngo rero message y'uyu munsi impamvu nayihawe no kugira ngo hari abacumuzwaga n'ubwoba baba bafitiye ko ngo hayiwe abatutsi bagiye gutegeka akarere we, hayiwe twongere tubaheke. Ntawe waheka kwagwa nawe arimo arigenza, ahubwo nta n'inkweto yambaye. Nta mututsi uzahekwa, nta muhutu uzamuheka, ntabyo mubyumve cyangwa mubireke, ntabyo. Uwahekwaga na amere neza atangire yigenza, aho gashaka udukweto. Uwamuhekaga nawe arebe ibindi akora, ntabyo. N'ubwami special. Haleluya! Ndabunezerewe, ndabwishimiye. Ayiwe ndimo kuribwa. Yemwe intara yaje disi ngo nabo umuntu atakekaga, intara yaje n'ukuri. Ayiwe mana, uramenye disi. Komeza icyo ufite, hatagira ugutwara, hatagira ikikwiba amasezerano yawe. Komera. Ikiri bukuzeho cyose ugikubite mu izina rya Yesu. Tuhave mbisamite, hatagira unyanganya. Haleluya! Komeza icyo ufite. Komeza icyo ufite. Ndaza vuba, ndazambaza n'ingororano kugira ngo ngororere umuntu ibikwiriye. Komera ndukomeze icyo ngicyo ufite. Baba we, komeza we, hatagira ugutwara ikamba ryo we ryiza. Komeza. Komera ndukomeze icyo ngicyo ufite, hatagira dayimoni kunyanganya amasezerano, kuko zikanuye amaso yaba data we. Birazoroheye cyane gushuka abantu, kwiba abantu basize ibyuho, ubu zirinjira ngo zigasohoka. Funga mu izina rya Yesu. Sohora hanze hanyuma ufatire, funge.
Yesu ni we buye ryahinyuwe n'abubatsi kandi ryahindutse rikomeza imfuruka kandi ndagakiza kabonerwamo mu izina rye niho twese dukirizwa twese ni muzimu mwami Yesu ni mutaraga yigeze gupfa ariko ubu ni muzima yewe ni muzimu mwami Yesu agiye kugaruka yigeze gupfa ariko ubu ni muzima ariko mana yanjye mwese ariko ubu ndabigenza ntewe aba bantu bamenye icyabahesha amahoro aba bantu bamenye ibyiza biri imbere wa mugani w'ababandi nukuri hari ibyiza imbere ariko kugira ngo bisingire kugira ngo bikandagiremo uragomba guhinduka uwundi uragomba kwemerera Imana ikaguhindura yaje mu bye ariko abe ntibamwemeye abo bamwemeye bahinduwe abana b'Imana umwizera ntazigera acirwaho iteka utamwizera uba amaze kuricibwaho ayiwe yo mana yanjye nukuri biteye ubwoba kubona hari abari amasaka ayiwe bagiye guhinduka inkumbi no abari amasaka bagiye guhinduka inkumbi ayiwe abari ingano bagiye kurumamfu no oya ayiwe kuruhira ubusa muzi icyo ari cyo kubu hariho n'igihe ndwana nabyo kuruhira ubusa ubu ngaho yamaze iyi myaka irenga 30 n'ingahe ngo iki ngo hanyuma ngo hakaza iki mbwira wirikize n'ubundi ntabwo ushaka kuvuga ngo uramwazi naramwaye ndamwaragurika ndaseburura naramwaye ntacyo nshigaje naramwaye narashonje nambaye ubusa narapfushije nta jenoside yabaye cyangwa nta ntambara ihari ibyo bitandukanye yewe narasebye ndaseburura bidahishe ku mugaragaro yewe none ngo haje iki ngo haje uvuga iki Germany ngo haje ngo unsobanura mu cyesipanyoro no reka nze nibwire uyu mema yibwire hatagira nyanganye ikamba ryanjye ryiza reka niki hari abo Imana ishaka rero binkomere ishaka komora abo ngabo ariko bazi ko bakomeretse kuko hari n'inkomere ikubwira iti genda nzima ngende muzima nubwo bire utise kuva amaraso ngo no ngo aye ntago ari amaraso ahubwo ni something like milk utise ko mbona ishyundu waguwe ati no ati makeup y'ubundi bwoko iri muri Sentoni oh no uti kukorora ati ntabwo ari ugukorora ahubwo ni politesse kuwa uwemera ko arwaye niwo Yesu avura uwemera ko arwaye niwo umwami avura niwe muganga avura hayiwe se kutukanye oya ntabwo ariko nukana ahubwo chez nous dans notre famille c'est notre langage ariko nukuri uriya muntu uramusuzuguye ntabwo ariko wagombaga kumubwira oh non ahubwo wumvise nabi ce n'est pas ça ce n'est pas ce que tu crois ce n'est pas ce que tu as entendu c'était juste
wemera ko arwaye niwe muganga avura. Muganga iyo umugeze imbere ngo urababara he, umubwiye ngo ntaho, arakubwira ngo so ngo iki ubu se kusa ese wabaye iki kundeba uri usigaye usa gutya ngo nyine ubirebye urabona nkatwe nkamwe bandeze. Hey, niba urwaye emera ko urwaye, dogiteri w'abadogiteri arahari, afite imiti y'amoko yose, avura ishyari, avura ibinyoma, avura ubusambanyi, avura ubwicanyi, avura ubujura, avura kwishyira hejuru, yabivura, avura kwibaza ibitari byo, avana n'umuntu mu kuzimu nk'uko yangize, ayishurira n'umuntu ko ari muri wrong way. ngo Imana twizeye, yes, va mu mwobo, va mu kuzimu, agushyira ubuzima, yes. Bakundwa rero abibwiraga ko hari ampire himatutsi ngo irimo gutegurwa hariya, nagira ngo mbabwire ngo iteka Imana igiye gukora. Haleluya. Ayiwe, nagira ngo se Dawidi buri Imana ntiyari imuzi, yamubonye kiriya gihe yavugaga ngo mbonye umuntu, reka da oh la la yari imuzi before. Ntabwo Imana yagize vuba ngo yite ngo ishaka ngo isimbuza Sawuli, reka. Dawidi yari ahari imbere, Satani arareba aravuga ati use Dawidi nahita ajyaho biragenda biti, arahita azajya arwana n'Abafilisitiya, ahita batsinda bite birangira, ati nuko Satani ati okay, yinjira mu Bayisirayeli abashakashaka, barivumbagatanya bakora imyivumbagatanyo, rebellion, donc une rébellion massive. Basanga Samweli bati okay, nibyo tugana ntabwo turi bubyumve, bati murwaye iki, mubaye iki, turashaka umwami turebesha amaso nka hariya hadukikije, nk'Abanyakanani, nk'Abayebusi, nk'Abadada, Samweli ati ye, murwaye iki, mubaye iki mw'Abayisirayeli mwe, Imana yacu niyo Mana, Imana ivuga irantuma nkababwira, ayiwe reba ukuntu mwari mumeze, mwahigaga mukeza, reba ukuntu mwari mubatse ingo, ayiwe we mwumvikana, ayiwe umva mwayobye, bati yo wowe uvuga urinde, wowe uvuga wowe ubu ko kwakuzingazinga nonanga twakubita n'amasara bwaye. Samweli ngo ajya gutakira Uwiteka, Uwiteka ati wikwiri gupfukama Samweli, wikwirwa mumbwira amagambo menshi, ndabizi nabibonye, ntago kandi ari we basuzuguye ngo iki, ati nzi icyuma banteye, uretse ntago banshaka barashaka umwami ugaragara. Wicara ku ntebe bakaza kumurambya akabakubita inkonje mu mutwe, okay, uzabaka imisoro bagasurura, sawa. Samwe genda ujya mu yindi mirimo, ndamubaha, yes, ndamubaha, yitwa Sawuli mwene Kishi wo mu muryango wa Benjamin. Ikintu azabakora, imizimu izamuturumbukiramo, bazifuza no kuyoborwa n'ibuye. Samweli ati okay, tekanzi, haramubahaye we, dore ibyorezo gusa. Sawuli yakoze ibyorezo, Mana we, Sawuli yakoze ibyorezo, yibagirwa n'Imana ya Isirayeli, ajya no kuraguza amase, gushikisha umwami ngo wimikijwe amavuta umwami wa Isirayeli, ngo Abayisirayeli barebaga. Sawuli yakoze ibyorezo kubera imyuka yo gushaka gutegeka, gushaka kwisumbukuruza, gushaka gukora imirimo yose. Yari umwami, mwari muzi ko ku iherezo rye yabaye n'umutambyi, yigize umutambyi ajya gutamba igitambo cya nimugoroba. Yebaba we, aratinyuka, umubenjamini aratinyuka, akora umuhango wo gutamba ibitambo by'Uwiteka. Yebaba data we, byari iby'Abalewi. Wow, Sawuli akora ibyorezo yewe we, nguki Sawuli
itegeko ry'Uwiteka yamubwiye yumva, ugenda umareho icyitwa umumeleki, ni umwanzi wanjye forever. Aragenda aricara dore ko yari umurwanya, aricara bigeze aho kajya guhura n'umugore mwiza ashyira ku ruhande, nuko mbese ahura n'umukobwa w'intuza amaso y'imikara ashyira ku ruhande, ahura n'undi ashyira ku ruhande, ahura n'inyana ashyira ku ruhande, ahura n'inka y'ikamwa ashyira ku ruhande, ahura ibyiza ashyira ku ruhande n'intama, maze biratangira bihimbaza shitani. Samweli yaza byo ni ibiki numva bitamatama, reka da. Ayiwe ariko aba bantu babaye bate koko? So ne pas que tu crois. Ntabwo ariko nashatse kubivuga. Mu byukuri ntabwo ariko nashatse ubibonye nabi Samwe. Umva ngwino hano, ngwino. Dore ukuri. Samweli ati ukuri nuko kandi ukwemeye. Nutakwemera uraburi rongo. Samweli ati okay. Narwanye ndarwana Abameleki nabishe. Ariko numva abaturage barimo kumbwira ko bakeneye ibibyibushye ibari biki sinzi ngo biki. Samweli ati ayiwe, ati hari n'ikindi mbonye, Agagi ni muzima. Sauli Agagi aracyari muzima. Agagi umwami w'Abameleki aracyari muzima muri iyi si naremye. Samweli ngo amutanyaguriza imbere ya bose. Umujinya w'icya Samweli arazenga. Sauli abona ko bimucikiyeho, ariko ubwibone, ariko mana ayiwe ngo abwira Samweli ati noneho niba bigenze gutya atayiwe ati ariko binakoze nibikira, umva ukuntu bihana, ariko ibi nibiki nakozera yawe umenye ko byaba ari ibyaha. Ntabwo nasobanukiwe neza niba byari ibyaha, ariko niba byari ibyaha umbabarire mu by'ukuri. Atayiwe ati se kurimo gukataza cyane Samwe kuki urimo kwihuta cyane? Ati ndindira dore abaturage ngabariya, dore abantu barimo barandeba inkozi isoni. Umva ibyaha yakoze nta nubwo arimo kubyibuka ukuntu yakoze ibyaha biteye ubwoba, yasuzuguye Uwiteka, yarenze ku mategeko, ibintu byose yabisiribanze, yarokoye abanzi b'Uwiteka. Ariko abwira Samweli ati merekeza tugendane imbere y'abaturage batabona ko nasebye. Ngaho tugendane batabona, kandi genda uvuga neza, ndeba neza ntuvuge nabi, batabona ko nasebye. Samweli arakataza, muhanuzi yarakaye, mwitondere umuhanuzi warakaye. Ndabwira uwumva, ndimo ndavugana n'umuntu wumva, mwitondere amavuta y'umuhanuzi warakaye wabishe. Samweli atera intambwe asiga Sauli ho gato. Sauli amwirukaho afata umwitero we, umwitero awufata, Samweli nawe awufashe, umwitero uracika, bawurwana uracika. Ngo arakebuka ati nguko rero Uwiteka Imana yanjye guciye ku ngoma wamwibonewe. Nguko rero uko iteka umwanzi abanziriza gahunda y'Imana, kuko Yesu nawe yigeze kuvuga ngo abambanjirije bose barabajura n'abanyazi. Hati barabanza abajura n'abanyazi barabanza, ibigishyiraho bikabanza, ibinyoma bikabanza, bikabanza, ba Sauli bakabanza, bakabanza, yebe nabo bakabanza, ibipfuye bikabanza, ibigorabye bikabanza, abavuga bakabanza, batukana bakabanza, abibeshya bakabanza, ibintu byose bikabanza. Maze igitondo kimwe ati Samweli shyira amavuta mu ihembe. Ko uri mu biki wowe? Ubuze uragira ngo narangije? Urumva njyewe nihebye se ko mba mbizi. Yuzuza amavuta mu ihembe, genda i Betelehemu y'Ubuyuda, mu nzu y'umugabo witwa Yeseyi. Onyemeki uyansukire ku muhungu we, namubonye ni inyamibwa. Sauli akiri muzima sha, mbega ikimwaro. Sauli akiriho himikundi mwami. Paragiye disi
Samweli ntiyinjiye kwa Yesaya asanga ibyamamare gusa, asanga Eliya, asanga Aminadabu, asanga Shama, asanga na barumuna babo 4. Uko agiye gusuka ati no way, yakongera ati no way, ati reka adakashwida ati have sigaho reka. Umugabo Yesaya atangira kwiheba ati bararangiye, nta wundi se, ayiwe nta yindi suzugurwa, nta nsuzugurwa yanjye, nta wundi usigaye atarahari, kuko Uwiteka yambwiye ngo ninze muri iyi nzu musukire amavuta ko ufite umutima nk'uko wa. Bararebana baraganira nyine, urumva nawe ukuntu bavugaga indimi zose, you know, yeah, neat, yeah, clair, yeah, hold morehen. Ati bo, ati okay, ati ntabwo tubize hari ubundi ahora aragiye, ati mu muhamagare bingwa aza ya nkuko abashumba bose bameze. Ati nguwo ngabi ubwami bwa Isirayeli. Yes, kuko umutima we ntabwo umeze nk'uwa Sawuli, afite umutima uhita wikubita hasi, afite umutima ayiwe afite umutima ayiwe unezereza, umutima nshaka kuri buri muntu wese. Icyo nshaka mu muntu wese Dawidi aragifite, guca bugufi. Haleluya, 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 haleluya. Mana duhe guca bugufi, duhe guca bugufi, duhe guca bugufi, duhe guca bugufi. We buri wese afite icyo yahamagariwe muri iyi si, buri wese afite umwanya we muri, ntawe ubyigana n'undi mu bwami bw'Imana, ntawe ubyigana n'undi, ntawe. Buri wese afite icyo yahamagariwe. Ndashimira Imana ko icyo nahamagariwe nkirimo neza, ibyo nahamagariwe mbirimo neza, kandi nkomeje kubibamo neza, kandi nzakomeza kubibamo neza igihe cyose Yesu atari yagaruka. Uri hehe wowe? Ndasengera rwose abari bazi ko hari ampire himatutsi, bakaba bari barakomeretse, bakaba birirwaga bibaza ayiwe n'ukuri ntayo pe, mugiye kubona ikinyuranyo. Ndaje nsengere bose hamwe, abakizwa abo ngabo bose nabiyemeje gusohora pubeli, gusohora gahunda z'umwanzi zabaritsemo, bakinjiza gahunda za Yesu Kristo, kuko nizo zibeshaho. Haleluya. Suko ubyutse muri jyewe, amahanga bimenye, nyuzuza umwuka wera, mfanye n'indimi nshya, umuriri w'umuriro utembe muri jye. Haleluya. Karuru bubyutse mu itorero, iyi ni iminsi y'ubuhenebere, benshi barangije kuva mu byizerwa, nyamuneka nimwongere mwisubiremo, kuko ibihe bimaze kugamburuza benshi. Ayiwe benshi basigaye ku kanwa gusa, bizeye amasezerano y'abaponyotse kera. Ayiwe Mana yanjye we, bayikuyemo. Wow. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndakwereka iyi mitima yishyizemo ngo harampire himatutsi, ntayo. Ubutumwa udongo ko wantumye ni uko mbabwiye rwose, ntayo bazabona, ntayo. Ubwo bani bushire bakizwe mu izina rya Yesu, bakwizere mwami Yesu, bakwakire mu bugingo bwabo. Yes. Kandi basobanukirwe ko iteka iyo hari igikorwa cy'Imana kigomba kubanzirizwa n'icya Satani, kuko niko bimeze.
no kugira ngo umuntu asohorezwe amasezerano hari ibyo anyuzwamo by'ibizami by'ibigeragezo kugira ngo abitsinde abone gusingira ibyiza. Iteka ibibi bibanziriza ibyiza. Hayi wewe uranyumva wowe mvugana nawe rata wowe mwana w'ubugingo kandi ufite isezerano ryo kujya mu biyaga bigari kugira ngo ujye umera neza. Mwami Yesu ni wowe ugiye kwima, ugiye kwima ku mugaragaro, isi yose ibimenye. Reba abangaba baciye bugufi, reba ab'imitima imenetse, ubagirire neza, habizeye amaraso yawe bose bezwe. Haleluya. Mwami ndakwereka abahishu, dore urimo uravuga ngo intara yabagezemo hagati. Intara yo kubagosora, ntabwo nzi impamvu, ariko ngo intara yamanutse mu bahishuwe, ntabwo mbizi. Ni wowe ufite control ya buri kimwe, ariko isengesho ryanjye nuko buri wese yacunga izamu rye kugira ngo hataba n'umwe wazaba yararuhiye ubusa. Yesu, buri umwe wese uciye bugufi wakirwa guca bugufi kwe, wakira uyu mutima wamenekeye imbere yawe. Mwuka wera uhita uwomora, uhita uwusiga amavuta, uhite uwohereza mu mirimo. Yes, nukuri. Dore mana yanjye, dore ni descente. Pilote amaze kuvuga ngo nibafunge ceinture barebe niba hari ibintu bibabuza, kuko bagiye kumanuka kandi hano bagiye kumanukira hari za turbulence. Yo no turbulence. Nta kuntu dushobora kwinjizwa muri aya masezerano yera, muri mini paradizo nk'uko nyita, tudapimwe, tutagosowe. Nibyo none se twapimwa ngo tuboneke ko twuzuye gute? Tudapimwe, tutagosowe, tutanyuze muri kaya, tutayunguruwe koko ngo agafu keza aba ariko kabona ibyasezeranijwe. Niko bimeze nanjye, nuko ndi Yesu, nuko nabigenza. Nukuri naho ubundi najyana abantu bambeshye. Oh haleluya, urakoze Yesu. Ndagushimiye kubaciye bugufi, ndagushimiye Kristo, ndagushimiye ibihe utubeshejemo Mwami. Ayiwe, mbega ibihe ntigeze mbona, mbega ibihe bitangaje, mbega ibihe ntigeze ntekereza ko bishobora kuba. Oh haleluya. Urakoze Yesu. Nicyo cyatumye ushyirwa hejuru, uhabwa izina risumba ayandi yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryawe. Hari ibyo mu ijuru byose cyangwa ibyo mu isi no munsi yayo, kandi indimi zose zature kuri Uwiteka. Haleluya. Ndongeye nshiye bugufi Mwami, ndongeye nshiye bugufi Kristo, ndongeye nguciriye bugufi mfita ishimwe ridudubiza amashimwe arimo aradudubiza, nkumva nasakuza yo ndaribwa. Haleluya, ndaribwa we. Amaraso yawe niyapfuye ubusa, warambonye. Uranyishimiye Mwami, nanjye ndakwishimiye iwe. Ntabwo nari nzi ko bizagenda gutya muri kino gihe. Haleluya. Rero bene data bakundwa, inshuti za Kristo,
turi kumwe ubutaha muri ya gahunda yacu itureba ireba y'amoko tututsi, no kugira ngo dukomeze dusobanure ukuntu abantu bari bugiye mu biyaga bigari baraba bameze. Ayiwe tuzareba virusi originali ya iyo direct na virusi indirect, ibyuririzi original n'ibyuririzi indirect. Yego tuzabireba ko umwami Imana azabishaka. Yesu aduhana umugisha. Rero ndasabira buri umwe wese kunezererwa mu mwami Yesu, haleluya, yuzuye umwuka wera maze akadeborda ibitwenge, haleluya, ineza ye ikamenywa na bose. Suko mwami Yesu mwana w'Imana ndaguhimbaza, uri umwami, umwami w'abami, waratsinze, shyirwa hejuru y'ibiriho byose, kuko wahawe izina sumba yandi mazina. Ikuzimu warwanye intambara maze wanesheje, waratsinze, warazutsu zukani minyago nanjye ndabihamya. Habwi cyubahiro n'ikamba ry'ubwami, maze uganzu tegeke kukuri intwari. Ngushimene se mukiza wanjye, ni wowe ndata, uri umwami bidasubirwaho, kuko niko byanditswe. Kome zumfashe mu nzira yawe, niyo y'ukuri nahisemo neza, nahisemo neza. Haleluya. Mbeda tabakundwa, turi kumwe rero muri iyi minsi. Iyi minsi n'amashiraniro, haleluya. Mwese amahoro ya Kristo mu mitima yanyu dudubize, asendera sesekare cyubahiro cyose, kandi ni ugisubirana natwe tukamererwa neza muri we nkuko Imana data yabishatse. Haleluya. Rero amatangazo ni intebe y'ubuntu, ni intebe y'ubuntu ku cyumweru nkuko bisanzwe, ndumva ari byo ngiryo. Yesu aduhana umugisha.